guhiga ati rutagwa bizimbinege nkubaze se mu bihogo rwa mugabo nyirigiriza ubizi usanganiza ingoma no mukobere yumbikise suri mbi bikamazere mpekirwa nyirazo twose hakaba ari itegeko ingeri impiga zambaramo nta nyamusozi yagera n'ibyo bakuye imanzi byo bikabuka banza bagoro kimwe yatera umukwe mutazore sumukunda abantu barukanika ati ndime na rugami nkataza kurekera tugabira ku mushiki rugema rujembe wari ugira batagerageza guhiga imitwe y'ahandi yose turayumva guma singiye kure nagisabye kinka twazishyitsa inyana nziza y'umushishe ati mukobwa jana ntazo asize ababyeyi ahabi ngiye gutemba itoto umva ibyiza by'umwana yego niyo mpamvu muri aka kanya ntiducumbitse igitaramo cyacu nigikomeza tukajya twababwira neza igisigaye byose ciye bugufi nyakugira imana tumugure mu mutwe w'umushumba mwiza mumpere umugisha izinkuyu ati n'inkuru yanjye muhereze umugisha uduce dufite izajye n'izinkurisha kandi bagukamire kuko bazanye imbyeyi gutahira mwiza ubundi tugende nanjye unyerekane ati inzira ni umuharuro yego sha kandi unganije ntabwo byaba bibi uri umutahira ukomeye kandi wanyereka ababyeyi bawe nanjye kamare kuwantumye imbyeyi mwiza natuzaniye imbyeyi nziza twayishimye ariko haguruka ubwo mu byano wumve ko natwe tutarabura ahubwo twaraburuze nunkore mu ruhanga umpere n'umugisha inkoni yanjye ndumva twatanga amashyi n'impundu twatanga amashyi menshi n'impundu kuko bamaze kutubwira ko inka bayibonye kandi ni nako kuru mubyeyi mwiza sinagenda ntakwibarije aka kabazo nzi ko iwacu ikambere amatavu n'imitozo ese nk'abatahira